afite ukuri ibyo Sandra arimo arazana ni kuzi turabasoje rero abakurikiye ibiganiro byacu urubuga rw'uburinzi timu turi kumwe nayo hano ngiye hagarariye nitwa Bigirimana Theoneste abo twatangiranye n'abashyashya ni karibu nkuko bisanzwe nuko basaba gukanda subscribe hanyuma mukakanda na like tugakomezanya mu ruziga twamaze kwita ubwato buri mu nyanja ngari ariko ubuzima turi guhangana nabwo dushaka ibisubizo by'ibibazo bitandukanye. Paul rero nawe yabibwira. Murakoze. Amazina nitwa Paul, iri kumwe natwe ndumwe mu bagize iyi team. Abambasaba abashyashya abasanzwe utarakanda subscribe, like, share bikabasha no kugera ku bandi kugira ngo inyigisho dukura ngaha zibashe gushyika kuri buri wese. Murakoze cyane. Philomene. Koze cyane nkuko bagenzi banjye bivuze, nanjye nitwa Nyirasengimana ariko ibyo bakunze kumenya ni mama Mwungeri. Nanjye ndabishimiye cyane kandi nanjye ndabakumbuje kugira ngo uyu mwanya mwese mukunde nkuko bagenzi banjye bivuze. Turi abantu bashaka gushishikariza abandi kumenya aho bava n'aho bajya. Imana ibakumugisha murakoze. Mwiriwe neza kandi muraho abasanzwe hano twishimiye kongera guhura namwe. Abashyashya mudukunde muturebe mudukunde mukande subscribe kandi simwibwe no gukanda no kukazogera kugira ngo ibiganiro byacu mujye muba abambere bo kubyumva kuko bizabafasha. Tuzabona ibintu byinshi bitandukanye ibintu bizadufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi. Tumenya aho tuva, tumenya aho tujya, tumenye gufata imyanzuro itubereye ku buzima bwacu kugira ngo ubuzima bwacu bube bwiza kurushaho. Murakoze. Sandra ngo mudukunde rwose, ndagushimiye Sandra. Mudukunde rwose mubyiteho nkuko twatangiye abashyashya, twatangiye mu ntangiriro turi kuvuga ibijyanye n'ikirango cyacu n'ubuzima bwa none tubayemo bushamikiye ku mateka yahashize, ubuzima bufitanye isano n'ahazaza tugena. Ahazaza rero mu kuhagena hari ababyeyi babigiramo uruhare, hari twebwe ubwacu twamaze kuba bakuru, hari n'Imana ibidufashamo. Nicyo twagarutsemo cyitwa ngo 3 protections cyangwa se uburyo butatu bwo kurindwa, cyangwa se kurindwa n'ababyeyi, kwirinda ubwawe self protection, no kurindwa n'Imana. Ibyo rero nibyo bigize uruziga kuko umuntu wese ntabwo yabikwepa. Umuntu wese yaravutse, umuntu wese yakuze agera igihe agomba kwifatira imyanzuro mu buzima kandi yitabaza izindi imbaraga nk'uko twabivuze kugira ngo imbaraga zidasanzwe yiringira kugira ngo yumve abayeho neza. Nk'uko twakomeje kubiganira, abahanga bose babihamiriza bavuga ngo umwana w'umuntu akeneye kumva ko hari imbaraga yishingikirizaho zidasanzwe z'ikirenga kugira ngo yumve ko abayeho. Rero ubu bwato bwacu buri mu nyanja ngari, ni ubuzima bwa nonaha present. Ubuzima tubayemo burimo ibintu bivangavanze mu ruziga nk'uko mubibona ku ngofero, mu mipira twari twambaye. Hari igice cyo hejuru cyitwa gutsinda, success, n'igice cyo hasi cyitwa gutsinda, gutsindwa no gutsinda. Hasi no gutsindwa, wagiye hasi bya bindi abajene bavuga ngo yagiye down, hanyuma waba watsinze uri mu nsinzi, ubu uri kuri top, uri hejuru. Mu buzima rero ibyo bihe bigomba kubaho. Niyo mpamvu twari tugeze ku nsanganyamatsiko ivuga ngo subira ku isoko aho byatangiriye. Turi mu buzima bwa nonaha ariko turimo turareba ngo ese ibibazo byose biri kuvuka ese bifitanye isano n'ubuzima twahisemo, ese biri kuba nk'uko tubishaka, ese kubera iki bitamera nk'uko twabyifuje. Turimo turareba nonaha tubayeho n'ahashize
twifuje ibi ariko ntabwo ari byo turimo turabona, ariko hari n'ahazaza hatubikiye ibindi. Ese kubera iki ibintu bitari kugenda neza nk'uko mbishaka? Ese kubera iki nkomeje guhura n'ingorane? Ese biraterwa n'iki? Hano hari insanganyamatsiko ivuga ngo dusubire ku isoko. Ntabwo turagira mu mateka ahazaza icyo twifuza kuba cyo, ariko twasanze mu kiganiro turiho cy'uyu mwanya nisubira ku isoko aho byatangiriye. Hakagira insanganyamatsiko rero ivuga ngo ibyo nkunda, ibyo niyeguriye, nibyo bingendaho kugeza ubu. Ibyo bingendaho kukugendaho ni like kutrakinga, uragenda bikagukurikirana, ukagenda bikagukurikirana nk'uko igicucucucu cy'umuntu kimugendaho, hanyuma byaba ngombwa bikanangendamo, biri indani. Umuntu asiga ikimwirukankaho ariko ikimwirukankamo ntabwo agisiga. Ese icyo kintu kikwirukankamo ni ikihe? Ibyo bingendamo bikanyobora inzira. Ese ni iyihe nzira? Ese iyo nzira irakwiriye? Ese ntabwo ibangamiye abo tubana? Ese njye ubwanjye ntabwo imbangamiye? Wowe urabyita ko inzira igukwiriye, ariko ibigukwiriye byose ntabwo ariko bishimisha abandi. Aha rero niho twavuze ngo bya bindi Theo akunda, bya bindi Paul akunda, abashakashatsi benshi batandukanye bakomeje kubigarukaho bakavuga ngo the personal reasons, impamvu zanjye bwite. Hari n'abavuga ngo impamvu zanjye bwite ni izihe? Iyo ugiranye n'amakimbirane, iyo ikibazo cyose uhuye nacyo, uba ufite impamvu zawe bwite. Izo mpamvu zawe bwite haba harimo n'uruhare rwawe, birumvikana. Ariko aha ngaha turimo turashaka kuvuga ngo umuntu, turi kuganisha wa muntu wavukiye hahandi, wa muntu wiswe amazina kanaka, yaba ari amazina amwifuriza amugeza ku bintu byiza, yaba ari amazina amugeza ku bintu bitari byiza, nka Banyangiriki. Se Banyangiriki ntaho ntuye, amazina y'urwikekwe. Kera rero hari ahantu umuntu yageraga yahura n'abantu n'umuntu wabyaye, ababaga babifitiye ubushobozi, ugasanga umuntu agiye kwandikisha izina, no iryo zina, ariko se uyu mwana uri kwita iryo zina uzi ko uri kumwangiza, ntaho ntuye koko. Ibyo bintu byakubayeho nibyo ushaka ko umwana wawe nawe azabamo. Ibyo ni inkurikizi rero, sibo rurema. Izo ni inkurikizi z'amateka twabayemo, ariko sibo rurema ntabwo ari ibi nk'uko yari abivuze. Sibo rurema nyine karimo ni akazina k'inyura ariko keza k'ubwenge. Uko byagenda kose gatandukanye na Ndimubanzi. Yego, uko byagenda kose gatandukanye na Ndimubanzi. Rero umukasindira. Ibi byose rero ni inkurikizi, ni ibintu byadukurikiranye ariko tutagizemo uruhare. Ariko harimo n'ibyo twagizemo uruhare. Nakuze kuvuga Paul kuko jyewe ndi umupapa, Mwungeri ni umubyeyi, ariko Paul ni umusore, na Sandra ni umusore. Nakomeje kuvuga Paul uri hafi yanjye nk'umusore mugenzi wanjye, avuga ngo Paul ibintu yigira byose, abamuzi, abamureba, ibintu yigira byose ntaho bitaniye n'ibyo yiyemeje, nuko yarezwe, n'ibyo yahisemo, donc ibyo akunda nyine kurenza ibindi. Twarimo tuganira ugasanga rero abantu, narimo ndi kuvuga ingingo kugira ngo dufungure ikiganiro debate, kuko abantu ibyo niyeguriye kujya kubw'amahitamo yanjye, binyuze mu mitongero kubw'amahitamo yanjye, cyangwa se ibyo neguriye binyuze mu mitongero cyangwa amasengesho basengeye. Twagize urugero rwa Samweli, uwo nyina yatwise bigoranye, arangije ngo amwegurire Imana, ariko se ni ubuzima bw'undi muntu yatambye, abutambamo igitambo nubwo cyari positif, ariko aravuga ngo tumuhaye Imana ngo azayikorere kuko Imana rero yamuduhaye. Niho twagize debate mu byaranye, wese Samweli yataza gukurikira inzira umubyeyi we yamwifuzagaho, byari bigende bite? Ibyo birumvikana. Rero ibyo rero bitugendaho nibyo bidukurikirana no muri evaluation twikorera cyangwa impaka, judgment ni iki mumfashe? Ni gushyira mu gaciro. Tuvuge gucura urubanza se? Oya, ntabwo ari gucura urubanza. Uburyo umuntu abona ibintu. Ntigeza ko kuhezona. Yego. Kandi no gushyira mu imitekerereze, donc icyo umuntu ashingiraho avuga ngo ikintu ni cyiza cyangwa ni kibi. Ni naho ngaho. Rero aha ngaha tugiye kuvuga ku muntu n'undi.
wa muntu twarimo turi kureba witwa Paul aho yavukiye tuzabigeramo tuzabyinjiramo neza, ariko wa muntu witwa Paul ubu turi kumwe hari uko yavutse, hari uko yarezwe, hari uko yabayeho, imyaka agezemo, hari uko nyine yashushanyije ubuzima bw'ahazaza. Ibyo rero nibyo bimuha uburenganzira bwo gukora ibyo yumva atekereza. Ariko se tukibaza ngo ibyo bintu yumva atekereza ko ari muri bwa bwato, ubwato bukaba bufite ubuyoboro. Bwa bwato ni hahandi utahura cyataha iwanyu, kandi ubwato ubu ngubu kapiteni uri kuyobora ubuzima bwo mu rugo hari iwanyu ni uwo nguwo, ni muzehe, ni nyiri rugo. Wowe ukaba usabwa guhuza imitekerereze yawe na nyiri rugo. Waba ufite imitekerereze ishyushye ariko urayihuza na nyiri rugo kuko si urwawe. Hari aho bigera abana bakanigaragambya kuvuga ati ngiye nigeze ngana n'umwana ngo ngiye ngo iyi pressure ngo yahangana byo tuzabiganiraho, ukumva umuntu avuye iwabo ngo ari guhunga umuruho. Ari guhunga umuruho ngo uzakemuka ariko ngiye gushaka. Turaza kuhagera yenda karakamna rinyabijemo nako yenda nituza kugera turakagarukaho, ariko byari bitewe nuko turimo turavuga umuntu ari mu bwato ari gushaka kubwihutisha ku buyoboro uko ashaka, ari gushaka nibyo twita pressure. Iri jambo ryitwa pressure cyangwa se huti ibimbamo biri kunkoresha, biri kuntiza umurindi, ibimbamo ngiye biri kuntiza umurindi. Umugabo n'umugore abahanga bavuga ko, cyangwa se inshuti abakundana, abahanga bavuga ko ngo iyo bagiranye ibibazo umuntu akakubwira ati baburanisha, ubasha kuza ukavuga ngo ngiye ndi kubona Sandra ari uri mukuri, Theo rwose Sandra uramugoye. Ariko Paul niko ari kubitekereza. Ni nayo mpamvu iyo bigeze mu manza twebwe twize iby'amategeko, iyo tugeze mu manza mu rubanza habamo nyine uko umucamanza abibona. Umucamanza arimo arabona akabona Paul ari ufite amakosa, akavuga ati Paul niwe ufite amakosa muri urubanza ashingiye ku ngingo runaka yashingiyeho. Ariko mu by'ukuri iyo ugiye kureba neza ukareba aho ruzingiye, se Paul yabanye okay, nari ndi gutanga urugero rwa Paul na Sandra. Paul yabanye na Sandra batabyumvikanyeho, ese bumvikanye uhe murongo ngenderwaho? Oya, Paul afite ibintu bimurimo bimusunika, bimubwira ngo ngiye ni gute ubundi umugore mvuga akavuga, ni gute giye ubundi mera gutya, ni gute. Sandra nawe iyo pressure rwose aragerageza yihangane, ashinyirize, azana umuco bw'aburere, akubitirize, ariko nituza gusanga turasanga harimo ikintu cyitwa gusunika cyane n'imbaraga nyinshi. Ese izi mbaraga nyinshi umuntu asunikisha nizo tushaka kuvugaho, ese ntiziteze ibibazo bikomeye? Hari ibintu bindimo ndi gushaka kubishyira muri mugenzi wanjye ku ngufu, ari ya myemerere twigize dushaka n'abavugaho, ari byo bya bitekerezo byawe, hari uriwe. Twarimo tuganira, uyu mubyeyi we tugize tuganira ari kumwaniriza kuvuga ati ngiyewe nubwo badushingiye mu muryango ariko twagiye tusanga twibereye mu muryango, ngiyewe mugabo wanjye atemera Imana, ngiye nemera Imana. Najya gusenga yenda araza kubibwirira, yajya gusenga ukajya kwisha muri wese kugira ngo asenge. Bivuge ngaho bivuge numva. Niwe matama bakumva. Wasengeraga muri wese tubwire iyo pressure nyine nubwo uri umuntu mukuru tubyumva. Ubu mpagaze gutya njye navuga ko ngeze ari ubuntu Imana yangiriye. Kuko navutse mu muryango w'abantu bakijijwe pe, ngiye gushakashaka ahantu baterekera ariko ntazi urwego bihagazemo. Barambwiye rero ngo barambwiye mpageze ngende umugore wa 14. Mpageze barambwira ngo banjyana ahantu nyine ngo bajye kureba ko nzaba ngo n'ubwo. Ubwo none se nyine ngo kigiye kuko njye nari umunyagatolika nari ntaraba umupantekote. Ngo ninambuye ishapure. Ngo ntiwapita ntabwo nambuye ishapure yanjye. None se ngo bigende gute? Ntabwo ndayambura kubera yuko ibyo byo gushaka kujyana musimbizi. Ntangira gutyo rero umugabo biza kurangira abagore bose baza kuntana abana babo. Maze kubantana nyine kwa 14 bose bumvise ko tugiye gusezerana, bahita babana bahuta babwaniriza nyine batonda bagumana. Birangira rero wa mugabo ashatse kungenza uko abishaka nyine kugira ngo tujye mu hoteli cyane n'ikibisi nani ndamunaniza. Nawe uramunaniza. Munanije rero yavuga ngo tujye mu ntawapida ntabwo ntugiye guterekera.
tugomba kwitwa najya mu gusenga nagira ngo nzamure ishengesho wapi ati ntabwo nanjye bikenera nkagenda nkajya muri wese cyangwa se nkacukura umwobo nkagenda nkamera gutya nkavuga ibyo mvuga mbwira Imana yanjye yarangiza rero ntayo hagera bati waburigiye hehe bakwitwa ibintu bibamo ariko Uwiteka bwawe afite impamvu afite n'igihe nzabiviramo ibyo byose bigenda buhoro buhoro igenda bikora buhoro buhoro buri kose nanjye ndi gusengera mu mudendezo kuko nari ndiho ntabwo ariko nkiriho ndi gushimira Imana yuko ari aho yahuye naho yagejeje Imana imugisha kubyumva Imana imugisha atubwiye gato yamumuntu ukuze mu gihe cye ariko urumva harimo ibyo we yahisemo yafunze umutwe afunga umwuka nicyo nashatse kumvikanisha afunga umwuka bambwira ati jya hariya bya bitwita bya migenzereze nyine we atemera ntabwo ngiye njyayo none ubwo umugore yigometse agendera mu byo yahisemo urumva mu yandi magambo nubwo yasengaga umugabo yamwitaga kigomeke niho hantu turi yashakaga kumuremera inzira yego yashaka kumuremera kuba yitwa umugore ashaka ko aza akayoboka ibyo umugabo yayobotse agomba kuza rero akayoboka abagabo niko bari bameze muri icyo gihe none ugasanga n'umugore nawe gato rero hari aho twageze rero arambwira ngo bavuye mu bapfumu none bavuze ko ngo ntazabyara mushyire ku ibere sasa rero ndavuga ntabwo rero iyo ni Imana niringiye ni Imana ifite urubyaro ifite byose nintanabyara kamamba yambaye ariko ntabwo nzajya guterekera ahubwo ngiye kubona mbona nkajya mbyara umwana ku wundi rero Imana yo mu ijuru ni Imana irema ni Imana itanga ibifatika kandi ni Imana itabara idushyira imbabare Imana ibaha umugisha abatumva bose kandi n'ikindi gihe cyose unuhura n'ikibazo umenya ngo hari igihe n'icyacu n'umubwiriza aravuze ngo hari igihe cyo kurira hari n'igihe cyo kwishima hari igihe cyo kudoda n'igihe cyo gutabura Imana ikomeze twishimire tuve ku buzima bw'abashakanye yenda urugero warutanze nicyo bita gukurura unakurura n'undakurura mu kanya mfite hari ahantu tuzagera umwe arakurura n'undi agakurura buri wese afite ibye n'undi afite ibye ariko abantu babana hehe babana mu rugo noneho tukaba tuvuga tuti ese bya bindi niyemeje ni ibihe turi gusanga rero niho twagarutse nubwo n'abandi nabo dushaka kugira ngo batubwire uko babyumva ariko hari akajambo nagize nti ibyo byose usanga niyo mpamvu abantu babana mu muryango abantu bakundana abashakanye abakorana mu kazi n'abandi babana mu buryo ubwo aribwo bwose muri groupe baba bafite ibirego bagira bati kanaka urya ntumuze arigora Theoneste buri aragora ari komplika burya aragora na byahatari nubwo utamuzi arangora buriya n'umushiti wanjye ariko arangora uwazamumfasha ari komplika afunze umutwe burya ntiwamushobora rwose kuko ntiwamenya n'ibimukoresha so tukareba twavuga ati umuntu abana n'undi ariko ahora afite ibyo bibazo birangira bya bibazo umwe akurura n'undi akurura bikarangira habayeho gusenya cyangwa se guseparatinga gutandukana nyura hariya nanjye nyura hariya ubuzima bukomeza tukibaza ese mu by'ukuri ugiye kurira muri urwo rubanza ese nuko Theoneste ari ufite ukuri oya umucamanza yareba agashingira ku bye akavuga ngo kanaka ni ufite ukuri kubera ko barabaterana amagambo ntawe ujya ucisha make n'ibiki ariko ikiri ukuri abantu bagiye guhuza bagiye kubana badahuje buri wese afite amerekezo ye n'undi adafite ayiwe n'undi afite ayiwe kuza kuyahuza biragorana ntekereza rero ngo mukore komenti ndaza kugaruka kuri iki gisore cyanjye ati ese iki gisore cyanjye we kiri guhura n'inkumi kigahura n'inkumi runaka bagakundana ejo cyarangiza bagatandukana ese iyo mutandukanye iki kiba kibatandukanyije rwa rukundo twavugaga niki kibatandukanye muri rwa rukundo ko mwatangiye mukundana tureke no kubijyana mu bashakanye niki cyabatandukanyije turaza gusanga nitureba neza enda mu ijambo ariko nureba nutanga n'urugero muri wowe si tubwiye ngo tubwiye wari ariko ntabwo uri aha ngaho utaragira uwo mukundana haba hari ibintu wowe ubona ukabona birakugoye ukamanika amaboko tubwire kuri iyo story umuntu akubajije ngo ariko ubundi ngo kanaka wamuhoye uhe icyo wamuhoye
nyine ni igiki wakidefanda abandi bakacyumva bakumva ko ufite ukuri. Nihere ijambo Paul nk'umuntu wigeze ndakundana n'umuntu runaka. Byagorana kumva ukuri k'umuntu urebye ahanini tugiye nko mu bintu byo gukundana, ntabwo nakana ko nabibayemo na n'uyu munsi uracyabirimo. N'ubu ndacyabirimo cyangwa se ndabiteganya, reka mbivuge gutyo. Gusa iyo ugiye gutandukana n'umuntu mukundana, ahanini uko byagenda kose bituruka ku kutumvikana ku kintu runaka. Ku kintu runaka ubwanjye mu rukundo mfite principe ivuga uti ntabwo narumaza ngushaka ngutereta nkwinginga nunyemerera ngo uze unanyobore. Ubundi ibyo ni ibintu naraguterese ndakwinginga nakoresheje nkwinginga ngira ati amajoro naraye ku bipangu by'iwanyu ngongana n'abashinzwe umutekano, nindangiza ndagushyikije uze unanyobore. Noneho nkugirije mu maboko. Ntabwo nabishobora ubwo niyongerewe kimbamo nisetenzemo. Ikintu ugomba gukora ni kimwe: nkunda umuntu twumvikana, tuvuze ibitekerezo, tugirane inama. Sinkunda umuntu mbeshya umpisha. Icyo kintu iyo kinaniranye ngewe turasepara. Mu ndwara urwara rero iyo umuntu akubeshye bya bindi wamusezeranyije byose uhita ukubita hasi, biba birangiye. Ubu niwe njye. Ubwo se niba yagukundaga agiye kwiyahura nk'abandi wo kwa Rubangura akirahura kuri etaje, ubwo wowe uzasobanura iki imbere y'Imana w'amugani wawe? Imbere y'Imana n'ubundi imbere y'Imana hari impfu wamubabaje nyine. Ubundi imbere y'Imana hari ibyaha dukora tutateganyaga gukora, tutateganyije. Hari impfu tugiramo uruhare tutazi ko tuzigizemo uruhare. Imbere y'Imana ibyo ni ibintu tuzabazwa. Uzasanga ari urupfu wateye utarabishaka. Urupfu rero ruzambarwaho nk'uko, ariko ruzambarwaho nta bushake narigizemo. Niba ntandukanye n'umuntu biri mu burenganzira bwanjye kuba nahitamo undi nkundana nawe nasanga tudashobokana ngahitamo. Ahubwo ikibazo kiravuga ngo Sandra araza kudufasha nawe aza kutubwira, ariko ikibazo kiravuga ngo ese mutandukana mute? Nibyo hari ibyo mudahuje, ariko ibyo mudahuje bifitanye isano n'umwihariko wawe wanjye ubwanjye nawe, ariko afite umwihariko we, sibyo? Ahubwo ikibazo gihari abantu kuki batarekura, kuki bataba flexible. Nigeze mbwira abantu ndababwira ngo kuri iyi si nta bintu bitagira amanda, bitagira garanti. Ntabwo yani umuntu arakubwira ngo aragukunda, ariko urukundo rugira amanda, rugira garanti. Ibintu byose bigira iherezo. Ikintu cyose kigira garanti, kuko urwo rukundo nkunda nitubona tukabona bidahura. Kunkunda ni kimwe, no gufatanya inzira amerekezo nacyo ni iki? Ni ikindi. Urankunda ndabizi ko unkunda, urananshaka nibyo, ariko amerekezo yawe n'ayanjye ntabwo bihura. Sandra, tubwira ukuntu umuhungu agiye kwiyahura kubera wowe, kubera ibintu wishyizemo nyine ukarinda umukatira akajya kwiyahura. Paul uko yabivuze wowe hari icyo wumva wabivugaho? Umuntu aragushaka aragukunda n'umugabo we ntabwo agukunda gusa ahubwo aranagushaka. Abagabo burya bajya bakunda kuvuga ngo twebwe burya ngo tubona umuntu twarangiza tukamumaraho umwanya tuba twaramuturakinze. Paul turaza kugaruka kuri ka kantu twarimo tuganira ko guturakinga umuntu wigendera akagenda azi ngo aratekanye kandi bari kumuturakinga. Umuhungu buriya baraguturakinze kera, agenda kugenda aho ukata ujya muri anniversaire y'umuntu abaririza ati ariko se atanyuze hehe anyuze hehe, kugeza nawe akemera na invitation nakayisaba, agashaka umuntu umwinjiza hantu, umuntu akahamwinjiza mpaka akugereho. Ibyo yavugaga ngo yarataganga yagukurikirana, yamara kugera hagati ugatangira ukazana nayo bya bindi byawe, ugahita unafata umwanzuro ukamubwira ati ngiye mbivuyeho. Murakoze. Nibyo ni byiza nyine ko urukundo first, urukundo mbere na mbere, gukundwa n'umugisha, sibyo? Yego. Gukundwa n'umugisha. Ndetse no gukundwa noneho ukanakunda nabyo n'ibindi. Igishobora gutuma abantu batandukana akenshi hari umwimerere wa buri wese, sibyo? Umwimerere wa buri wese. Umwimerere wa buri wese. Ushobora gusanga ngewe hari ubwo buryo nyine nahawe umurongo ubuzima bwanjye,
utari buhure nuko Paul abyumva. Yes. Nibyo arashaka ariko kandi kuba nshaka ntabwo bivuze yuko nanjye nkafite wenda uko nashyize ubuzima bwanjye ku murongo, sibyo? Iyo tubiganiriye tukabihurizaho kuko byanze bikunze ntabwo abantu bashobora guhura ijana. Haba hari ibitekerezo bye, haba hari ibitekerezo byanjye. Iyo twicaye tukabiganira tukabona ko bihura, turakomezanya tukajya mu nzira imwe nyine. Murakomezanya. Iyo dusanze hari ibidahura, ugasanga ushobora gusanga njye mfite icyerekezo wenda kigana iburyo, we yumva tugomba kugana ibumoso, ntabwo tuba tuzahurira pe. Icyaba cyiza ni uko umubwira uti genda nyine komeza ujye iburyo, nkwifurije amahirwe, nawe akambwira ati komeza ujye ibumoso, nkwifurije amahirwe, bitewe n'ukuntu mwabana. Ariko ntabwo ntekereza ko nanone agaciro ubuzima bufite, agaciro ubuzima bw'umuntu ntabwo nirengeje yuko mu kuba umuntu wamukunze, mu kuba amarangamutima yawe yakubwiye ko ugomba kuba uri kumwe n'uwo muntu bitashobora kugera kure. Rimwe na rimwe bikaba ari n'ibintu bishobora gutuma wenda kuba mutari kumwe cyangwa kuba mutagikomezanyije ushobora kugira depression cyangwa ibindi. Kandi rero wamusezereye? Yego. Ntabwo erega buri gihe ntabwo urukundo ruvuga ko ari ukwizirikana. Hari icyo bita gufata ibyemezo binyuranye n'amarangamutima yawe. Yego. Nibyo rwose rero. Niba numvise neza. Yego. Niba umuntu hari ibintu mutarimo guhuza kandi bishobora kuzagira ingaruka ku buzima bwanyu bw'ahazaza, icyiza ni uko mwabihagarika. Bivuga ngo kuri wowe ubuzima bwawe burareme, bivuga ngo kuri wowe ari naho turimo turaganira mu ruziga, niho tuba tunaganisha. Kuri wowe ubuzima bwawe bw'ahazaza buraremereye kurenza amarangamutima yawe cyane rwose. Kubera yuko mu hazaza hanjye, ubuzima bwanjye bw'ahazaza kugira ngo buzakomeze, nuko Imana iyo iguhaye umugisha iguhereza n'abagukomokaho. Kandi ntabwo uzabasha kubarema ngo babe abantu ba nyabo nawe utari umuntu nyine, utari umuntu wuzuye, utari umuntu ukomeye mu marangamutima, utari umuntu ukomeye wenda mu buryo bw'ibifatika, nubwo umuntu atabigeraho 100%, ariko byibura ufite ibyibanze. Ntabwo rero uzabigeraho, wenda n'urugero nyine kuba nkomeje kuvuga, ntabwo uzabigeraho ubibona neza yuko wenda Paul ari umuntu utihangana, n'urugero uri violent, uri umuntu udashobora gushaka umuvugana ikintu runaka, wumva ko wenda niba mvuze ngo jya iburyo udasobanuje, nibyo ni byiza. Turabizi ko kuba uri umugore ugomba kubaha nyine umugabo wawe cyangwa se kuganduka iyo bigiye kure cyane, uba ugomba kumugandukira. Ariko nanone ntabwo uvuze ngo uzamugandukire no mu bibi, sibyo? No mu mafuti. Muzamugandukire no mu mafuti. Wenda ntimuzicara ngo muhangane, ntabwo muzahangana ngo avuge nawe uvuge. Ariko rimwe na rimwe niba ubona umuntu nyine n'urugero muri relationship yanyu, mu rugendo rwo kuba mutaranabana, hari ibyo mutabasha kumvikanaho, atazi umuntu uzaguha umwanya ngo nyine yumve n'igitekerezo cyawe, none se ejo bundi nimumara kubana bizagenda bite? Tuzasenyuka. Abahanga rero basobanuye ibintu uvuze. Mbere yuko wenda mpagera, hari akantu kankuruye nashakaga kugira ngo mbaze kuri Paul, kuri wa muntu yagiye gutera agahinda wiyahuye. Abagabo kenshi dukunda kugira nani turihuta, uravuga uti giye narakaye nanabivuyemo, ariko mwe hari ikintu muturusha buriya, hari ukuntu mudutwara gake. Ngiye nigeze nganira n'umukobwa arambwira ati yewe nshaka guha appointment umuntu tukajya kuganira nkamukatira akantu wakumvise, tukajya kuganira muri hoteli, narangiza nkamusobanurira ukuntu rwose tudahuje, nkamukatira. Nibyo. Kandi nkamukatira twasohokanye. Ariko murabona ko hari ikintu dutandukanyeho n'aba ngaba amarangamutima. Niba ngiye kure gutandukana naragakunza kukanura agasirimu, kuko umuntu ntabwo yakwiyahura. Turashaka ku kintu cyitwa pressure, gushyiramo ibintu ukashyiramo huti. Buriya no kubenga umuntu cyangwa gukatira umuntu ntabwo byagombye kuzamo pressure, byagombye gutekerezwaho. Abapsikologi babivuga neza, umuntu n'amarangamutima, n'umuntu kuba gukunda n'amahirwe nk'uko bivuze, ariko ntabwo wagiye kumujugunya, umujugunye nyine. N'amakosa tujya dukora, ntabwo ari twese. Ariko iyo warakaye ukumubona twinginga turi gutereta, turi kurambagiza, ariko yo ubivuyemo uravuga ati aho waheremo amagana nesha umutwe, ariko ntabwo wumvise ko njye nakubwiye ko nabivuyemo. Hako umukobwa w'umusirimu
arangije arambwira, twarimo tuganira nk'uko turi inshuti turi mu ikipe, ati mu ruziga nyine turahura tugasharinga ama experience tugahuza nyine amakuru. Avuga ati jewe tugiye kuganira kandi rwose na facture turayiteranya niba ngombwa ndanayishyura. Ariko intego yo kujya kuganira no kumukatira. Kumwereka ibitagenda. Kumwera ngo ibintu yego. N'urugero ushobora gusanga bari bamaze n'igihe batabiganira. Bari bamaze igihe babiganira. Yego. Kubwira ati wenda mba mbona byagenda gutya na gutya na gutya. Wamara kumenya icyo wifuza ukanakirwanya. Ukanagiharanira. Nimba ibyo ushaka guhindura bishoboka ko wahindura ukabihindura kugira ngo ugumane n'uwo muntu niba ko kubona nyine we ari kujya mu nzira ikwiriye ubuzima bwawe cyangwa ubona wakurikira. Wabona n'inzira utakurikira mwakomeza mukabana, ntabwo abantu bose baremewe kubana abagore n'abagabo. Bijemo akantu k'ubwenge rwose. Urakoze Sandra. Ikintu cyitwa amour sentimental harana nasomye, ndimo ndasoma nabwiye ko nkunda psychology cyane. Nasomye igitabo cyitwa Guide de la vie familiale, bavuga ku kintu cyitwa ubuzima bw'umuryango, bavuga icyo bita inkundo, bavuga ku rukundo rw'amarangamutima amour sentiment, bavuga na amour principe. Baravuga ngo ikibazo amour sentiment iregendera kuri attraction, umuntu akureba igikundiro uteye neza, ahantu turuka akakureba ukuntu uvuga igifaransa icyongereza, akareba ukuntu uri umuhanga, akareba akabishima, yamara kubishima akavuga ati oya rwose abagabo nuko twapressure rwose ntabanye n'uriya muntu ntacyo nabandi gukora, agatangira akainvestisa imbaraga, agashora imbaraga ze zose mu kuza kureba Sandra. Ni nayo mpamvu ko kwiyahura nabyo iyo depression izamo, kuko hari n'ahareba ati nashoye ibi, natakaje ibi, nagize ibi. Noneho bisaba rero umuntu ari muri sentiment ajya hariya akareba amarangamutima ye gusa, na kwa kundi atigeze ahura na challenge, ahura n'ibibazo bikomeye, akaba ari bwo bwa mbere agiye guhura n'ibibazo biremereye n'ibyo ngibyo atarigeze akunda, nibwo bwa mbere none agiye gukunda umuntu aramukatiye. None reka mubaze, nyine ndibaza ngo wowe nyuma yo gusoma ibintu wasanze icyo twagira inama abantu cyo gukurikira ari gukurikira amour sentiment cyangwa amour principe? Principe rero niyo nendaga kuza kuvugana, nimaze kuvuga amarangamutima ashingira ku byiyumviro by'umuntu abona ibintu akunda, bya bintu twavugaga nyine ahuza n'ibyo n'amerekezo ye, akavuga ati gihe Sandra muzanye wanjye nkunda umugore umurika, yambere umucyo, yanezeza, ariko ubwo urumva bifitanye isano na attraction, gukurura no gukururwa. Noneho amour principe ni uburyo duhuza imibare, ni imibare. Sandra aramutse ari kumwe nanjye, dore afite iki, ni umujyanama mwiza, genda hubuka ariko jya ngira inama. Sandra jewe mfite ikibazo cy'ubushobozi kandi ajya mfasha mu bushobozi. Urabyumva kuko abantu bose isi ya none turi mu gihe umuntu wese ashobora gukora amafaranga, yaba igitsina gabo cyangwa igitsina gore, abanyarwanda cyangwa se abantu bose barareshya imbere y'iki y'amategeko niya politiki y'uburinganire. Tuzagaruka abantu batumva neza, bamwe namwe bayumva nabi, bakumva ko ari umugore usumba umugabo. Oya, tugaruke kuri icyo. Nakunze Sandra kubera impamvu izi nizi A B C D, izo zose ndazizana, twaziganiriyeho numva birahura. Iyo ni amour principe. Amour principe rero abantu bakunda no kuyitiranya no gukunda ibintu, kuko ubundi umuntu mu byo akunda n'ibintu birimo, kuko ni imibereho myiza. Nibyo bizafasha kubaho yego. Nibyo bintu bizabafasha. Ubundi twire tuganira n'umuntu tukanyuzamo gatoya ntirengagije icyo bambajije, turanye tuganira n'umuntu batse ubundi ubusanzwe umunyarwandakazi ajya agushaka byagendaga bite kuva na kera. Nuti mujye muvuga ngo umunyarwandakazi gushaka kuva mu rugo iwabo akajya ku mugabo, muzi ko umuryango bazaga ngo uriya muhungu ameze ate. Babazaga isano ngo barebe biriya byose twavugaga byo kudahuza. Ese imiryango yacu ni yabo ko byamye bihanganye, nubwo bashyiragamo n'akandi kantu k'ingingo bitekerezo itari nziza. Niyo mpamvu yenda ibyo ngibyo umuntu agenda bihindura, ariko agakopera ibyiza, bakavuga ngo ni mwene nde, nuwo kwanda, nuwo kwa kanaka. Tukeneye kumumenya umuntu ushaka kubitwara umukobwa. Ese bakanabaza mu gihe cyabo baba bafite inzu ya nyakatsi. Ese afite inzu? Isango. Afite aha umurima? Mwana wacu ntazicwa n'inzara. Aroroye. Afite ibasi. Mwana wacu ntazicwa n'inzara. Umwana wacu yarezwa ngo amata hano, none uramujyanye nta nzu.
icyo gihe gukodesha byari nk'icyaha, urumva abantu babaga bari ku musozi ubu umusore wabaga adafite inzu yabaga ari umusore wa ntawe, yabaga ari mu mikino. amabati yaguraga se afite inzu ngo amabati yaguraga se imiryango yari iterateranyaga bakaguha amabati, iby'amatafari ntabwo byari biriho. Ariko kiraha nabyo byari ubushobozi mu gihe cyabyo. ubushobozi gute ko wajyaga guteka ubwatsi? Ikibanza cyande ikibanza cyari umunani w'ababyeyi bawe, ibisambu byari bihari, agashinga igitando kimwe hano ikindi ngo shinze umwe ndasakara nacyo mu gihe cyabyo rero niyo yari kadasitire y'iki gihe. izo kadasitire rero zakiragiye. So nibwo rero nicyo turi kuvuga, akari akantu kanyuzemo ni ukugaragaza ko umukobwa n'ubundi iyo yashyingirwaga umuryango wakenera kumenya ngo ese aho agiye afite sekirite, afite umutekano ahantu agiye, azaba afite ubuzima, ese ntabwo asubiye inyuma. Umuryango nicyo kintu warebaga. Ubu rero umukobwa arabyimenyera. Ubu rero umukobwa arazimenyera, yimenyera umutekano w'ahagiye. none se si mwibohoye, mwaribohoye nyine, hari aho bakugenaga bakagira uruhare aho ugomba kujya. Ariko uyu munsi niko bwa bwibohore, turagaruka ku cyo bita kwibohora mu kiganiro turi buze kuganira, hari ahantu uri buze kujya bwatse libertinage. Kwibohora ni iki? Ubu ngubu waribohoye, ubwo wibohoye rero ubuzima bwawe buri mu biganza byawe. Bya bindi abagiye bakuvuzeho ntabwo tuvuga ngo urabijugunya, ariko ntabwo bifite imbaraga cyane kurenza ibyo wowe wakoze iki. Ibyo wamize warabimize, ibyo utamize ntiwabimize. Ibyo watamiye warabitamiye, ubwo burezi wavugaga uburyo bakureze warabitamiye, nibyo bigutunze. Niba utarabitamiye rero ntabwo ari cyo gihe. Ubu rero uri Sandra mukuru ushaka nayo gushinga urugo, amuri principe niyo ngivuga ngo ese Paul tujya kubana birakunda. Amuri principe nta marangamutima arimo makeya, ariko hari icyo tugamije. Niba bitari gukunda tubireke, ariko amuri principe igendera no kwibohora. Kakandi wavuze ngo kuki ngenda mu nzira nduzi nshidikanyaho kandi mbizi ko yishidikanyaho, nuko hari amakuru Paul yaguhaye. Tukuze kongera kubigaruka. Hanyuma kakandi twataye mu biganiro twarimo tuvuga ka Paul urimo babiri, ka Sandra urimo babiri, mukaba mugiye kubana, umwe yareretse undi kubera ko twajyaga tugira umugani uvuga ngo aho udateze umugeni ntuhanga umugayo. Yewe n'umugani utaruzi urugomero umenye, ariko aho udateze umugeni ntuhanga umugayo. Bivuga ngo umusore kubera ko yabaga azi gukora aka gasozi ashobora kuhakura umugeni, hari ukuntu yitwaraga akaba smart, yacinyaga inkora akitwararika, yahura n'umukecuru yaba ari mama wawe cyangwa ari undi wese, akamubwira umukecuru uzana gutwaza, icyo bita good manners. Akamutwaza akikorera ikibindi, akamwikorera ikibido. ariko ibyo ntabwo twabishyigikiye, Ubu turagaruka rero, noneho urumva niyo mpamvu na n'uyu munsi ubu divorce turimo turavuga zazamuye igipimo cyangwa se gutandukana kw'abantu. Yego, ni ukuvuga ngo hari ibyo yavuze Paul yavuze ngo umuntu mbeshya nanga umuntu mbeshya, yigeze akivugaho. Ni ukuvuga ngo uyu munsi kantu navuze ko twakuriyemo ari nabyo uruziga rushinzwe kuza kurebera hamwe ngo si ibintu birakwiye, ese ibintu nibyo koko. Niko wagarutse basa Paul aragiye aribobaritse ku gasozi atezeho iki umugeni witwa Sandra. Aragenda Paul akikorera ikibindi ku mutwe, akagenda yitwa, uko muzi umukristo gatolika nibo bantu ba mbere bitwararika mu nzu y'Imana. Paul akagenda akikorera ikibindi, ntazi niba ari nyina wa Sandra, ariko ni ku gasozi Sandra atuyeho, kimurusha ibiro kugira ngo bavuge batere ko kiriya gihugu disi cyararezwe. Ni igifu, kiriya gihugu ni imfura pe. Igifura ni igitutsi, ubwo ni imfura ahubwo. Igifura ni cya kintu kirakazwa n'ubusa. Kiriya gihugu ni imfura. No, ubwo rero cyabaye kinini, kirashimishije. Yewe Sandra, kiriya gihugu rwose utagishatse uzi ukuntu kigira ikinyabupfura di. Uzi ko noneho kumbi ku musozi wundi bakizi ko ari Rubebe, kiragenda kikamwiza yose, kikarara mu kabari, ugasanga ibintu byose cyabizambije. Ni ukuvuga ngo rero dusa n'abagera kuba dusoza iki kiganiro tuza gusubukura mu kanya,
turagira ati ese mu rukundo ko twabonye ko urukundo rugira garanti, abantu bakwiye gutegurwa mu ruziga, tukabwira abantu bakundana tukababwira ngo nta kintu na kimwe kitagira garanti. That why niyo mpamvu umuntu yagiye mu rukundo agomba guhora na backup. Ngiye kuyisobanura. Abantu benshi bavuga backup ndaza kuvuga n'imvugo ikoreshwa mu gisirikare, bakunda kuyivuga bumva ngo ni ugutendeka. Ntabwo ari backup yo gutendeka, ahubwo ni imbaraga twizigamye, zizakomeza umuntu mu ntekerezo ze igihe ibintu bizagenda nabi uko atabishakaga. Backup rero ni ukuvuga ngo ni uburyo umuntu yizigamye, ni imbaraga, navuze ko ari imbaraga twizigamye mu buryo bw'intekerezo. Ese ko Paul mukunda, ese ntibyabaho ko Paul byahinduka? Kuko urukundo ntabwo ari itegeko. Ndavuga urukundo rwo kubana urukundo ndamukunda nawe arankunda, nibyo iryo ni itegeko ry'Imana. Ariko bitagenze neza ese bizagenda bite? Ngomba kuba niteguye ko Paul nzamuha amahoro, nzamubohora akagenda amahoro, akajyana n'uwo bashobokanye. Kandi ibi ngibi byakabaye mu mbabare y'indi minota yadushiranye. Iyi ngingo reka tuze kuyivuga mu kiganiro gikurikiraho, kuko ndi kumva ifite ukuntu iryoshye. Tuze kwivugana mu kiganiro gikurikiraho yenda gifatanye n'iki ngiki. Ariko iri jambo ryitwa backup n'ibindi ndibuze kuvuga mu rukundo birakenewe. Izo ngamba, izo security measures cyangwa se ingamba z'ubwirinzi, nibyo uramukunda, ariko menya ngo se niki. Ntabwo mutegetswe kubana. Niba umugabo n'umugore badategetswe kubana, uretse gato gutegekwa n'ikintu gikomeye, ni itegeko ry'imitima yabo. Ntabwo ari agahato, kuko itegeko ry'u Rwanda rivuga ko umuntu ashobora kubana n'undi byananirana bagatandukana. Nicyo nashatse kuvuga. Burya itegeko ry'Imana ribategeka kubana kubera ko bahitanyemo, umwe yahisemo mugenzi we n'akaramata. Ariko itegeko ry'u Rwanda ni itegeko mpuzamahanga rivuga ko umuntu adategetswe kuba yizirikiye ku kintu kimubangamiye, kimubuza amahoro, kimubuza umudendezo. Niho tuza kugaruka. Turacyari rero mu kiganiro neza. Yego, umuntu wese yarakwiye guhora yiteguye ingaruka zizabaho mu gihe. Kuko niba ukunda umuntu ukamukunda, ariko wari ukwiye kwitegura yuko nyuma y'iki gihe y'urwo rukundo haramuka haje ingaruka uzazirengera. Wangira inama y'uko niba nkundanye na Sandra hirya amashyira undi mukobwa ku buryo nyine abantu benshi bumva backup gutyo nko gutendeka kora hano. Abantu benshi bumva, uretse gato ntabwo mbwiye ngo hakore kugira ngo ubikore ngushyikire muri abo mafuti, ahubwo nashatse kuvuga ngo ikibazo cyawe ni nyamibwa, kuko abantu benshi niko babikora. Gukunda uzirikana umuntu ko ahindagurika. Hari uwasekerera umukobwa twarimo tuganira arambwira ngo umuntu ngo arahindagurika inshuro nyinshi, ngo ndetse zishobora no kugera ku gihumbi. Uyu munsi umubona ari guseka, ejo ukamubona yahinduye ingamba. Ati rero umuntu ugahindagurika kubera ibihe, kubera aho ageze, kubera haba heza cyangwa inshuti nshya zijya zihindura umuntu. Backup, uyu muntu musetinge mu mutwe ko ashobora gutambuka. Niba ushaka wumva ko watendeka birakureba, ariko giyewe icyo mbona nuko ushyiramo urukundo rwo gashyiramo imiyaga, ukavuga uti ndamukunda, ariko ashobora kwigendera. Kera umukobwa ajya yabonaga fiancé, yabona fiancé, uduhungu twose akadutera amashoti, akajya aduca akatureba gutya, akadusuzugura cyane. Tugiye ariko narafashwe igihe y'umwene kanaka. Hanyuma byaza gupfa, babandi bakagaruka, agaca kakimukamo, agahita yimuka mu gace yari arimo. Kubera iki? Ubwibone. Niba ukundana n'umuntu, ese biguha uburenganzira bwo kujya kwibona ku bandi bose. Backup niyo ngiyo, itwararike nk'uko bisanzwe, ariko ureserve imbaraga zivuga ngo nibihinduka nanjye ubwanjye nshobora kubihindura, nk'uko Sandra yabivuze. Nawe ubwo ushobora kubigiramo uruhare ko bihinduka, bitagombye ko Paul ari gukora iki, ari uza kubitekereza mu mwanya wawe. So numva rero twaba dusoreje kuri aka kantu, tukaza kugasubukura mu kiganiro gikurikiraho, ariko ndumva bitangiye kuryoha. Murakoze rero, turasubira.